Agaze kaneze komeze fresa ni mugoroba rero isi yose cyangwa se imbuga nkoranyambaga zatitijwe no kubona ibaruwa ifunguye Kanye West yabashije kunyuza muri yizi asaba imbabazi abantu bose muri rusange yaba ku myitwarire ndetse n'ibikorwa bye ndetse n'ibyagiye akora bitari ngombwa, agaragaza n'icyabimutiye avuga yuko byose byatewe nuko yagize ikibazo ariko ntiyabasha gukurikiranwa. Ati ikibazo yaragize ku bwongo nicyo cyamuteye ibibazo bigiye bitandukanye. Ngiye kuza twinjira muri iyi nkuru yacu akantu ku kandi nuze kurangara udahomba. Kanye West rero yahinduye amazina yise yatangaje ku mugaragaro abinyujije muri Wall Street Journal asaba imbabazi ku magambo n'imyitwarire ye yigeze gufatwa nk'iyibasira abayahudi. Mu ibaruwa yafunguye ku mugaragaro binyuze muri yizi yavuze ko imyitwarire yo mu bihe byashize yatewe n'ingaruka z'igihe kirekire z'ibikomere byo mu bwongo yagize mu manuka y'imodoka yabaye muri 2002. Ko yemeje ko ibyo bikomere yatewe n'iyo manuka bitigeze bisuzumwa hakiri kare kaza no kumuviramo indwara ya bipolar type 1. Nabwo yasobanuye ko ibihe byo gufatwa n'uburwayi bukabije cyangwa icyo bita manic episode bagoretse imitekerereze bikamutera kuvuga no gukora ibintu yicuza cyane uyu munsi kandi bikababaza abantu akunda. Yemeye ko ibikorwa bye harimo no kwifatanya n'ibimenyetso by'urwango byari bibi kandi bidakwiye. Anasobanura ko indwara zo mu mutwe zidashobora kuba urwitwazo rwabyo. Nibwo yanavuze yeruye ko atari umunazi kandi ko atanga abayahudi kandi asaba imbabazi by'umwihariko umuryango w'abayahudi ndetse n'abirabura avuga ko yakomerekeje. Yanemeje ko igice gikomeye cy'indwara ye mu ntangiriro ya 2025 aricyo cyamuteye gufata icyemezo cyo gushaka ubufasha buhoraho. Ni nabwo yanashimiye umugore ku mugaragaro Bianca Sensori wamushishikarije kwivuza. Ubwo yasoje yemeza ko yiyemeje kubazwa inshingano kwivuza no gufata imiti ndetse no kwibanda ku bihangano byiza bifite icyo byubaka. Yanasabye abantu kwihangana mu gihe akiri mu rugendo rwo guhinduka by'ukuri ubundi ko azababera Kanye West wa nyawe. Yasoje agira ati mbabarire kuko nari naratakaje uko mbona ukuri Kanye West. Ana nibwo yemeje ko yahinduye amazina yongeye kuba Kanye West atazongera kwitwa ye. Ngo abenshi bagiye bamenya Kanye West kubera byinshi bigenda bimuvugwaho yaba ibyemezo bihubutse aho umugore bari barashakanye Kim Kardashian amushinja yuko hari igihe abyukaga mu gitondo agasanga yafashe nk'imodoka 5 zihenze zigezweho akaba yazitanze yaziha abashuti biwe. Yana nuko niyo yabonaga abantu bamaze kwibagirwa step y'umugore we Kim Kardashian yagiranye na Ray G yayitambazaga mu bantu kugira ngo bayivuga banavuga ati murebe buryo umugore wanjye azi kwinyongasha. Nyuma y'ibyo byose ntago bikwiye gukuraho Kanye West ari umutungo ukomeye cyane kuri hip hop igezweho uyu munsi. Benshi bemeza yuko yari umuarchitect wahimbye ino njyana aho kuba umupioneer. Kuva guhera muri za 80 kugeza muri 2004 abaraperi nyabure bari abaraperi bakora icyo bita gangster rap cyangwa se ya rap y'umujinya. Ndagira ngo abenshi mujya mwumva ngo injyana z'umujinya ngo injyana ziki. Nibo bafatwaga nk'abaraperi bakomeye cyane ariko nyuma yuko Kanye West yaraje muri 2004 kuri album ye yitwaga College Dropout yaje kwa mainstream. Bera ko yahise yanagura yanjyana bafataga nk'injyana ya gangster rap ubundi atangira kumvisha abantu yuko babivanga no kuvuga ubuzima bw'abantu batarabatinda ariko bari mu buzima bwo hagati aho ngaho ndetse tukavuga n'iyobokamana. Abo muraperi wa mbere ku isi kuruta abandi. Ibyo byose byagiye byinspira abahanzi barimo nka J. Cole, Kendrick Lamar, Kadish Gambino. Ibi byaramufashe guhita inventing icyo bita emo rap cyangwa se rap yumvikanisha uburibwe mu marangamutima binyuze muri autotune. Cyo cyaje kwitwa Melodic and Moody byaje kuba soundtrack ku bahanzi nka The Weeknd, Drake, Juicy WRLD, Lil Uzi Vert ndetse n'abandi bahanzi batandukanye barimo gukora umuziki uyu munsi. Nibyo bimugira The Sonic Blueprint aho yafashe beats zifite kick ziremereye azisamplingamo icyo bita soul sampling byaje korohera abahanzi nk'uwitwa Travis Scott ndetse na Playboy Carti kugira ngo bashe kuvibinga muri izo beat ndetse bazivange na lyrics ziryoheye amatwi. Byafashije abantu kwibakirwa ya tradition ya lyrics za kera. Kugira ngo tukivuga Kanye West ntago mwakwibagirwa ibyemezo bihubutse yagiye afata nko muri Grammy Award aho yabwiye Taylor Swift yuko award hawe itari ahubwo yari ya Beyonce. Ibintu byagaragaye nko gusebya no muhanzi mu ruhame. Izinga namwe nimuze tuganire kuba Kanye West yafashe icyemezo cy'uko agiye guhinduka ndetse akajya kwivuza mwabyakiriyemo. N'ubundi niba ari amaco y'indabahanzi akabagira ngo abantu mu attention ubundi yongere isubirire mu bye cyangwa ko murizera koko byanyabyo ko Kanye West yabonye ko naye bafite ikibazo. Ukagukanda kabiri muri no video ubundi nawe duha igitekerezo cyawe. Geri 12 no kwizera rega kwino post utadufollow uzamira nkaho dutegera ibyamitse kubeshywa byinshi. Paso koto vita larga.